niba dushaka ko wasaka ikora igakorera abanyarwanda nidushyire hanze tumene umuceri ducurika agafuka tuvuge ibi byose byagiye bihita tureba nitugaragaza aho ibibazo biri kurusha kuvuga ngo kurusha kujya mu micungire y'abakozi oya hari inkuru nanyujijemo amaso ahantu umuyobozi agaragaza uburyo yababajwe no kuba leta yarafashe inguzanyo kugira ngo abanyarwanda babone amazi meza hafi y'igihugu cyose ariko hakaba uyu munsi hari abanyarwanda bakivoma bakinywa amazi mabi kubera ko umushinga watinze kandi waragiyemo amafaranga menshi cyane ikindi ushobora no kutazaba gusetsa wowe miliyari so rero urabyumva ariko ikiri kuba gisa n'agahimano kubera nyine uyu ibi rero nibyo biremereye icyo wari uvuze ngo umunyarwanda ngo abone amazi urebye amafaranga avugwa mu maraporo ya wasake buri munsi buri munyarwanda ahubwo se abanyarwanda bayarabonye amazi n'ibihugu by'ibituranyi twarabihaye uko bimeze reka rero dufungire rero nibareke icyo nashakaga nibareke kutwereka ibintu byoroheje muri wasake niba hari ibintu biremereye muri wasake yego reka twongere tubahe ikaze mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri KOP Karegeya Omar Pano reka tubasuhuje tunabifuriza kugira icyumweru cyiza twabwiye yuko tutazigera tubicisha irungu ibiganiro byiza birimo amasomo guhugura gukebura ubufasha kubarenganye ariko koko barenganye atari babande bavuza iyabahanda ibyo byose rero nibindi mu bisanga kuri KOP uyu munsi nanone turi ku munsi wo ku cyumweru munumva ko ntabwo tuba tutageza kugira ngo irungu ritabica ariko nanone munamenye n'amakuru atandukanye turamukiye muri studio kugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye byiza rwose tunizera neza yuko muri buze gukunda kandi mukavanamo n'amakuru mashya ndetse n'amasomo y'ubuzima ngo hayikaze nanone waramutse neza waraye ndaho umeze ute birasanzwe ejo urugendo ahantu nagomba kujya ntibyankundiye nakomeje kujya nagiye za Kanombe na za Gikondo nshakisha amakuru kuri wasake ndeba bamwe mu bahoze bakorayo ngira gute ufite nabonaga ibiri gukorwa ibiri mu nkiko birebana na wasake ntabwo ikigaragara ntabwo bigamije kubwira abanyarwanda uko wasake ikora n'icyakorwa ngo ibe nzima byinshi ubona ko bishingiye ku bijyanye ibyaha byinshi bishingiye ku bijyanye na gestion du personnel ibyo wasake yitaba buri mwaka muri parke ahanini ibyo bigize n'ibyaha kandi ntabwo ari bikeya iyo ugiye muri raporo ya auditeur general y'umwaka wa 2020 kuri bije yarangiye itariki 30 z'ukwa gatandatu 2019 ubwo iyo igiyeho ubundi wasake barwa mu bikorwa remezo chapitre y'ibikorwa remezo ni 7 hanyuma wasake ni nimero ya mbere icyo gihe babonye amakosa 56 amakosa yo muri wasake umwaka umwe mu kigo kimwe yego impamvu rero bwo nakomeje gukurikirana nibaza impamvu hari abari kuvuga kwangaje abakozi kuzana aba expert ariko batavugamo iby'amasoko nza kubona iby'amasoko hari umukozi muri wasake ntago ndi bumuvuga amazina basigaye baturega buri kanya ariko bombwira baramwumva hari umukozi wahoze muri rura ava muri rura yirukanwe mu bakozi ba leta dismissed donc kwirukanwa burundu mu bakozi ba leta ubundi ukazajya mu bigenga ukuntu rero yageze muri wasake nicyo kibazo nta ubizi ubwo ntihandi biba bicomeye uyu niwe ucomekeho byinshi kurusha n'abandi biraza ariko uyu muri wasake akaba ari nawe kuri no saha ari we témoin principal ubuhamya bwe nibwo buri buvugwa mu rukiko
bikaba bijyanye na gestion y'abakozi. Uko yageze rero muri wasake yarirukanwe muri rura n'urundi rujijo. Ageze muri wasake noneho aba nka pivo urwikaragiro. Muri wasake yarashinzwe director of support services. Support services ikaba ari icometseho amasoko procurement. N'akanama k'isoko uwo muntu akaba agafiteho ijambo. Su kugategeka ashobora kukagira inama cyangwa akagira n'ibyo ahindura muri ntuza mu byabo. So niyo mpamvu rero amasoko menshi nako amakosa menshi yagendaga aza ashingiye kuri procurement, ariko buri no musi tukatubona ibyo bariya bose bari kuburana ibijyanye na gestion du personnel. So nukuvuga ngo wa mutanga buhamya w'ingenzi aratanga ibyoroheje byakabaye biba amakosa administratif, nyamara ibiremereye by'ibyaha nta ubivuga nuko byagenze kubera ko yari urwikaragiro. Yari urwikaragiro, donc procurement yari icometse mu byi. Binavugwa ko kubera ko urumva ubudasa bwa mbere abakurikira bifotora komisiyo y'umurimo muri wasake, ikosa rya mbere nuko yari umuntu wirukanwe mu bakozi ba leta muri rura. Ubwo rero abari bamuriho aho byari bicomekeye muri rura, abari bamuriho muri rura n'amakosa yazize bigatuma hanishwa kwirukanwa mu bakozi ba leta, nibo bagiye kumucomeka muri wasake. Agezeyo noneho reka sinakubwira, bivugwa ko na Muzora Aime, engineer Muzora Aime yigeze gushaka kwirukana no mukozi niba ruwa yakozwe, ariko ubwirinzi bw'uyu bumera nka bwa bundi bw'igisenge. Ibaruwa buyimirira mu nzira ntiyagera aho yagombaga ariko yari yanditse. Ushobora kuba yaraheze muri machine, ushobora kuba yaraheze muri courrier, ariko ntabwo yageza. So iki gihe cyose nibyo nkunda kukubwira ngo aya makosa tugiye gusubiramo aba wasake yajyaga kuyisobanura mu nteko. Omar Munyaneza ari muri park, ari mu bababaza ibiguti. Bivugwa ko na Munyaneza urumva nyuma ya Aime Muzora hagiye witwa Byigero Alfred akora amezi 6 yonyine muri wasake ayiyobora. Aciyeho bashyiraho umuhumuza Gisele nka acting. Umuhumuza Gisele nibaza ko yakabaye yarakoze neza, kuko niba ari we umwanzuro kuvuga ngo bayisaturemo ibigo bitatu, kuko icyo gihe abo bose ba James Sano, Aime Muzora, Byigera Alfred bayoboraga na muhumuza nka acting, bayoboraga ikigo kimwe cyitwa wasake kitarazamo ibingibi bya icuriki. Noneho ku muhero ubwo tumwite muhumuza ko yari wagateganyo. Kwa kuba wagateganyo bashobora kuba barakoze assessment bakavuga bati ikigo impamvu kigira ibi bibazo kirimo byinshi, bagisaturamo bitatu. Muhumuza afata kimwe utilities, uriya Dominique Murekezi afata ikindi cyitwa development, hanyuma ntuza Professor Omar Munyaneza afata ikibihuza byose cyitwa group wasake group. Kuko nubundi we yitwaga CEO, bamuhumuza na Dominique bakitwa DM nyirango DM. Ego. Noneho rero na Omar agezeyo akurikije bino ashaka kugira ibyo ahindura kuri wa muntu nakubwiye wavuye muri yirukanwe. Na Muzora akaba yarashatse kumwirukana bigapfuba. Noneho Omar amuvana hahandi, amuvana kuri ya poste ituma agira aho ahurira n'amasoko. Hanyuma rero naho ntibyagenda neza. Nk'uyu mwaka rero mu makosa 56 y'umwaka umwe 2019 byasohotse muri raporo ya 2020. Ko ndabyibuka ibi bintu nanabikozemo inkuru isohoka ku muryango, twanakoze n'ikiganiro nticyarebwa bya bindi bya njya nkubwira. Niba dushaka ko wasake ikorera abanyarwanda ibiri byo, tuve mu marangamutima yo kureba abantu ku giti cyabo no kureba utuntu tworoheje kandi bikomeye bihari.
aho aya makosa yaturukaga haracyahari, uwo muntu aracyarimo. So rero nuvuga ngo bari abantu niyo bakatirwa imyaka ingana ite, icyo abanyarwanda bakeneye nuko wasaka ikora neza, ntago bizaba bikemutse kuko urwikaragiro ruracyariho. Bo ayo makosa 56 ntago ndayasubiramo yose, ningeza ku 10 umpagarike. Bo harimo irya mbere muri rusange yarashamikiye bo njye nari nkubwiye twakoze ikiganiro ku bintu bya Auditeur General dushaka kugenda ikigo ku kindi. Dukoze ikiganiro nticyarebwa kuko bari bamenyereye tuvuga ibindi biruka kirebwa na bakeya. Umuntu twakoranaga ikiganiro mbona agize iseseme kubera ko cyarebwe n'abake kitari bwinjiza amafaranga. Nabyo ni ya myumvire nkunda kukubwira, ntago inkuru ifite akamaro ari yarebwe cyane, ntago ari yarebwe cyane. Ariko ku munyamakuru kuko nibyo watakaje ugomba kubigaruza, internet, abakozi, kameramani, ingendo, nawe ukeneye udufaranga. Igishoboka nagira inama abanyamakuru nuko wagira inkuru ubona ko ziri bakwinjiriza, ariko ukagira n'uwo mutima wo kumva ngo reka nyikore gutyo irebwe n'abakeya ariko izafasha abanyarwanda. Abo bakeya ashobora kubamo abantu kirushaho kurebwa n'abantu 100, ariko muri abijana harimo ufata umwanzuro, harimo ushobora kujya gukora inki audit, dusipoze nk'uyobora komisiyo y'umurimo akajya kureba uwo muntu wavuye rura akajya wasake akamenya naho byanyuze. Barabyumva? So iyo kutayitangaza ngo nuko itari bwinjize hari icyo uhombeje abanyarwanda. So inkubiri yo gushaka amafaranga mu itangazamakuru ihombya rubanda, kuko dushaka gutangaza ibyinjiza kurusha ibyungura rubanda. Ubu nk'ubu mvuze ngo wenda Bishop kanaka bamufatiye muri logi na Bishop wenda w'umugore bamufatiye muri logi wenda na padiri, icyo cyarebwa. Ariko wareba indani ukareba icyo kimaze, uza amafaranga mwinjije, nanjye ndimo umuntu yahanutse ku gikuta, umuntu ari hagati y'igikuta n'inzu, abantu barinjije. Buriya hari iki koko? So ibi bintu rero ubundi nari mfite gahunda ngewe uko raporo yasohokaga nkavuga ngo ndakora ikiganiro kuri buri kigo, ariko icyo gihe ntaragira channel yanjye kuri buri kigo kugira ngo haboneke ibyakosoka. Ibi rero byose usibye abakurikiye session zo mu nteko nta bigeze bamenye ibingibi rwose byaya makosa 58 harimo n'aya masoko. Donc nuvuga ngo mu byaranze wasake harimo kugora abagenzuzi n'amakosa menshi. Uribuka ko Obadia Biraro yavuze ati dore batangiye kumpamaga ageze mu ntego kandi imbere baramwimye data. Ibyo yabivugiye hariya. Kugira bamwe mu bakozi b'ibigugu bakora amakosa, guha amasoko ibigo bimwe bitubahiriza amasezerano, turaza kujya muri detaye. Isaranganya ribi ry'amazi, ibyo ni ibisanzwe. Ubujura, ruswa bishingiye kuguha abafatabuguzi robine zitazwi ntibishyure inganda, amahoteli, ibigo by'amashuri, umaze iminsi nkivuga. Hanyuma hakaba kugura ibikoresho. Oya ka 7. Abakozi bamwe barambye mu buyobozi ariko batagira ibyo bakosora. Kugura ibikoresho bidakenewe cyangwa ntibikoreshwe, software, ibigega, amatiyo birundarunze bitabamo amazi. Yego, igihombo gihoraho kiri hejuru ya 40%. Cyamaye ku ngengo y'imari cyangwa se mu bundi buryo ya 40%. So nuvuga ngo rero bari kuburana gestion du personnel, ariko imungu mu kigo ntago turi kugikoraho. Iyi 40% biriya byo kuvuga ngo hakabaho gusuzugura no kutubahiriza inama zitangwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Ibingibi yarabivuze. Ubugenzuzi ubwo bwagenzuraga amafaranga akoreshejwe mu mwaka basanze bikorwa imyanzuro ingana na 19%, ni gake cyane. Hanyuma rero amakosa mu itangwa ry'amasoko, gutinza itangwa ry'amasoko, basanze mu kuboza 2019 amezi 3 umwaka w'ingengo y'imari, ubugenzuzi bwasanze iki kigo kitaratanga isoko ringana na miliyari, sibyo imibare 11 miliyari 66 na miliyoni 741 ibihumbi 900 gukomeza. Voilà. Hanyuma amasoko atarakorewe inyigo mu isoko ryo kongera amazi mu miji 6 yunganira Kigali, Huye, Muhanga, Musanze,
Nyagatare, Rubavu na Rusizi hatanzwe amafaranga angana na miliyari 32 hafi n'eshatu na miliyoni 940. Nyamara itegeko riteganya ko isoko ryose rirengeje miliyoni 50 rigomba kubanza gukorerwa inyigo. Ibi ntabwo mu byo bari kuburana birimo. Kukiri ritakorewe inyigo ntihahandi bicometse rero. Kandi ibi byo byaba penali kurusha kwagaje abakozi cyangwa ngo abana bavuye muri kaminuza, kurusha no gusimbuza ngo umuntu kamuvana kuri poste ukamujyana ku yindi. Mu gukurikirana amasezerano, kugabanya igihe cyishingiwe. Nubwo itegeko riteganya ko igihe cyishingiwe ku mirimo yakozwe ari umwaka wose uhereye ku munsi imirimo yamuritswe by'agateganyo, ariko mu masezerano WASAC yagiranye nabo bantu n'icyo gihe mu nyandiko biremewe, ariko amezi arenga 3 ni amasezerano ahagaze miliyoni 255 ajyanye no gushyira amazi mu bigo nderabuzima bya Gatonde na Gatunda. Gatonde ni muri Gakenke, Gatunda ni muri Nyagatare cyangwa Gatsibo. Urabyumva ni Nyagatare. Aha ubugenzuzi avuga ko amezi 3 abadahagije ngo kuko nyuma yo kumurika imirimo by'agateganyo rwemeza mirimo abagomba kugira umwanya wo gukosora ibyo yeretswe bitameze neza. Abatubahiriza amasezerano kandi ingwate ntizifatirwe ikiri penal. Niba warafashe ingwate y'umuntu ko yubahiriza amasezerano uzayimusubiza, hanyuma natayubahiriza ukayifatira ukayimusubiza. Ibi nibyo twakabaye twumva. Ibi byabaye ku isoko ryo kugura ibigega by'ibyuma aluminium sulfate za toni 1000. Isoko ryahawe top 20 ku gaciro ka miliyoni 232, bikaba byatanzwe ku minsi 60 yego 2018. Nyamara ibyasabwe byamaze iminsi hagati ya 31 na 470 n'umwaka n'igice, ariko nta kigaragaza ko amande y'ubukererwe ya miliyoni 76 yatanzwe. Ibyo rero mu itegeko rya ruswa guha umuntu icya leta atagikwiye bifatwa nka ruswa. So nuvuga ngo izi miliyoni 76 z'amande zagomba kugaruzwa cyangwa hakagira ubibazwa. Igenzura ryasanzwe hari n'ibitaratangwa, ahubwo harabayeho kongererwa amasezerano aya nyuma yagombaga kurangira muri Mata 2022. Hanyuma gusonera amande y'ubukererwe, bumvise usibye ziriya miliyoni 76, hari n'irindi soko ryatinze ryo kugurira WASAC imodoka 5 ku mafaranga miliyoni 184. Hanyuma iriya kampani yaritsindiye yatinzeho iminsi 33, ariko amande ya miliyoni 12 yagombaga gucibwa kubera ubwo bukererwe ntiyatanzwe. Ubwo biba byagenze bite? Habamo kubyumva kimwe, kubyumvikana bakavuga bati reka turebe uko iri rinahura n'iryo gutanga amapikipiki 50 rya miliyoni 103 ryatsinzwe yego itinda kuzitanga, ariko amande ya miliyoni 10 irayasonerwa. Uko gusonerwa nabyo byakabaye bibajitifiye, abantu bakabaye babazwa utu twose ndi kuvuga kurusha biriya bijyanye no kuvuga ngo batanze kampani yo hanze. Hanyuma impungenge zagaragaye ku isoko ryo gutanga amapikipiki 50 yatinze kubahirizwa amasezerano no kudatanga ibihano kuri rwiyemezamirimo. Ingingo ya 51 aya mategeko ni menshi. Yes, reka nze amafaranga gutinda kwishyura inyemezabwishyu zashyikirijwe WASAC na ba rwiyemezamirimo. Abatanga isoko nabo mu mategeko kutagira amasezerano yo kwemererwa na guverinoma y'u Rwanda ku nganda zitunganya amazi. Yego ndaje nsobe ntuza original. Impungenge zijyanye no kubaka no gukoresha inganda zitunganya amazi. Aha harimo tuvuge izo aha harimo company sinyivuga, harimo amadolari 28,000,
amasezerano afite agaciro ka miliyoni 28,000 by'amadolari. Yari kubaka uruganda rushya rutunganya amazi rwa Nzove rufite ubushobozi bwa metero cube 40,000 ku munsi, rwongererwa ubushobozi amazi ya Nzove ya kabiri, uruganda rutunganya kugeza kuri metero cube 40,000 ku munsi, no kubaka ibikorwa remezo byohereza kugira ngo bikemure ibibazo cy'amazi mu mujyi wa Kigali mu gihe cy'amezi 9. Twabibutsa ko kuri Nzove ya mbere hari uruganda rushaje rutunganya amazi rwatagiye gukoreshwa muri 2008 ku giciro cya miliyoni 30 z'amadolari kuri guverinoma, kandi rufite ubushobozi bwa metero cube 40,000 ku munsi, dore ko ruzaba ruciwe mu ruzinduko rwakozwe muri ubugenzuzi bwahuje ubushobozi. Donc auditeur general uruganda yararusuye. Kangiye kuri version y'icyongereza y'abakosa 58. Urabona hano tugeze ku ikosa rya 31, sibyo? Nagiye ngerageza kubishyira mu Kinyarwanda. Ko mbona hano hari ifaranga aho. None se ko atari byo biri mu rukiko? Nari kubona ifaranga ari. Gusose. Reka ibi kuki atari byo biri mu rukiko? Donc ikosa rya mbere, long delay in gutinda gutanga amasoko za miliyari 66. Irya kabiri, amasoko atarakorewe inyigo miliyari 32, hafi 33. Kutangara kudatanga amakuru ku masoko yavuguruwe za miliyoni 32, kudatanga kutubahiriza amabwiriza ajyanye n'isoko, gutinda gutanga amasoko hanze harimo miliyoni 20 vara kuri hano. The audit noted that ubugenzuzi bwasanze Wasake yatanze amasoko nyuma y'amezi 3, isoko rya miliyoni 32 zirimo 26 zari muri plan, hanyuma hiyongeraho isoko ryari ripangiye miliyoni 26 ariko ritangwa kuri miliyoni 32, bivuze ko hazamutse 23%. Ahangaha ngeze irregularities noted to review the procurement, kuvugurura amabwiriza ajyanye n'amasoko. Ahagaragaye ko hari miliyari 12,200 na miliyoni 700, ndetse n'amadolari miliyoni 59 na miliyoni n'ibihumbi 355 by'amanyarwanda by'amadolari. Ubwo ni miliyari n'ubundi 60 hafi 70. Afa idolari kiragiye sinzi aho ryari rigeze. Donc ibi byose rero icyo shaka kuvuga, ibi nzagira umwanya nimara kubiprintinga. Urabona ya yose n'amafaranga miliyari 51. Kandebe hano bavuga ngo tender awarded at a significantly higher price than the estimated budget. Isoko ryatanzwe ku mafaranga arenze kure ayari ateganijwe muri budget. Bakavuga bati ati hano hatanzwe isoko bara contrary to the above requirement, tender budgeted at isoko binyuranyije n'amategeko. Isoko ryayiteganyijwe miliyari 36 ryaje gutangwa kuri miliyari 64, kubera ko dufata miliyoni 12 twongeraho amadolari 59 by'amadolari, ikivara ya miliyoni idolari ya miliyari 51 ryari riteganyijwe 36. Ibi byose bigapasi na perisi. Hanyuma bati harenzeho miliyari 28 zingana na 70%. Ubwo bikarengaho bikaba birarangiye.
urumva rero ngewe icyo nshaka kuvuga sinzi ngo dukoze iminota ingahe. Icyo nshaka kuvuga ni uko ibintu turi kubona mu rukiko biri kuvugwa kuri wasake ni utuntu tumeze nk'uduhenda abana, ntacyo byakosora kuri wasake kuvuga ngo batanga ngo icyo nabonye gisha naho uriya mushahara uriya mugabo niba ari mu ngo akuzwe, ariko abana 22 bavuye kaminuza UR na Ines n'abakozi 48 no n'abantu aba expert externe bahawe akazi ko gukoresha ibizamini abantu 8. Ibi byose muri aya mafaranga icyakubaka wasaka n'iki? Kandi ibi nibyo birimo ibyaha. Ubundi nk'ibi byose nkubwiye amakosa 56 wabibonye. Ibi nzabye prima ngomba ubutanga nzajya nsoma nitonje. bivuze ngo icyo turi kubona kuri wasaka ni nk'abantu bamwe bashaka kwikiza abandi ariko bakerekana utuntu tworoheje, kuko ibiremereye bije na babandi batanga ubamya bazamo. Kuko ibi byose wabibaza nde umuntu wari ufite aho ahurira n'amasoko kurusha uwo ufite aho ahurira n'abakozi, kuko abakozi kubinjiza mu kazi, abastagiaire kushaka bajya muri pension, ibyo byose na administration ishobora kuba yakosoka. Ariko ibi by'amasoko arimo amamiliyari wabivuze amamiliyari, reka nkubwira yanyuma ayo mafaranga uvuga aba yaragiye gutyo guzaba ahantu haciye aya miliyari tugaceceka. None kuba abana ba kaminuza barinjiye barahawe akazi hakazanwa aba expert bo hanze ya wasake ngo batanga akazi, ibi nibyo bigiye mu rukiko. Abantu ngo ibi byose nzazana n'undi mwaka, iyi ni 2010. Ibi nibyo bigiye mu rukiko. Niba dushaka ko wasake ikora igakorera abanyarwanda, nidushyire hanze tumene umuceri ducurika agafuka tuvuge ibi byose byagiye bihita tureba. Apana kuvuga ngo kanaka, simvuze ngo nabo ni nabere, ariko ntabwo birabyaha bakurikiranwa biroroshye par raporo y'ibyo ibiri muri raporo auditeur general. Iyo yinjiyemo ugakirika igice cya wasake urumirwa. Nganze yego dore ikosa rya 31. Following exception were noted under procurement of the tender. Mukubaka Gihira 2, Gihira bura ni muri Rubavu. Basanze harimo angahe imibare dore miliyari 12 na miliyoni 800 zingana n'amadolari 14,000 zingana na miliyoni 14 na miliyoni 14 n'ibihumbi 388 by'amadolari. Hanyuma kandi bije yari yateganijwe ari miliyoni 10 z'amanyarwanda. Donc iri soko ryo kubaka Gihira ya kabiri cyane miliyari 10. Iri soko ryo kubaka Gihira ya kabiri ryari muri bije harimo miliyari 10 na miliyoni 327, ariko rikorwa kuri miliyari 12. Aka nako nabashe kugwaho online, kuko ibindi bifite hard copy. Buri mwaka raporo auditeur general bafite hard copy, buri kigo mba nyifite. Ariko nk'ubu ibi ngibi tubigize inkuru paswe ibintu bya wasake turi kumva, tumenye ngo ziriya manza uwatsindwa wese bizamara iki kuri bara. Utekereza iki kuba paki hano hagaragaye ikosa rya 37 intege nkeya mu kubaka ibikorwa remezo by'amazi birimo Nyungwe, Kibeho, Ndago, Coko muri Nyaruguru. Ryo ryatinze igihe kinini cyane, ryari rya miliyari 2 na miliyoni 862. Yari namacyo ugeranije n'ahandi. Yari ryatanzwe 2014, rigomba rifite amezi 20 rigomba kurangira umwaka umwe, sibyo? Donc
ryagomba kurangira ku ubwo itariki ni imyaka 8 ibiri amezi 28 28 n'imyaka 2 ryagomba kurangira 2016 hanyuma itariki 3 z'ukwa kabiri auditeur 2017 auditeur agezeyo urumva ubwo harashize ibirirenga yego asanga muri 2017 agezeyo asanga bazageza 2019 yagiye byageze 2019 yes asanga nibwo ibikorwa ahubwo bigitangira bigera 2019 bitarakorwa doko raporo ya auditeur general ya 2019 iza bya bikorwa remezo bitarakorwa mana yanjye 38 dore execution kubaka amazi ibijyanye n'amazi Ntwari Kayenzi Karama Musambira muri Kamonyi byari biteganyijwe 2016 2016 bigatwara miliyari 2 urumva donc aka ni agace gato ubunafashe 2019 gusa nafashe 2019 ariko n'iyindi myaka igibamo ibindi bifite kuri hard copy ibi nuko nabonye ari byo nari nashyize nari nature nkashyira online ariko ikigaragara hano baravuga ngo kuri page ya 500 ya raporo auditeur general kuri page ya 582 na 4 bavuga ibyagaragaye mu ibitaragenze neza mu bikorwa byo gutanga amazi ibigega by'amazi na Validam Nyagatare na Kayonza mu itariki enye z'ukwa gatatu 2019 WASAC yasinye amasezerano n'iki kigo kijyanye n'ubuhinzi hanyuma ngo bazabakorere bazestare borehores ngira ngo ni nk'ibyuzi hanyuma Nyagatare na Kayonza kontra yari irimo miliyoni 589 mu gihe cya kubi ariko bakita ngo iki bino bimeze nka kira kikabwaye kira cyo mu kira bintu by'ibizenga bakora by'amazi bira artificiel Muyanza Kayonza kitwa ngo iki cyakiri kiri munsi gutya kiba kimeze nk'ikiyaga sinzi kurukira nibi ngibi bazakora ejo bijya kumera donc bagomba gukora biriya bizenga 19 kimwe kigatwara miliyoni 31 hanyuma byagomba gukorwa amezi 6 uhereye kuri enye z'ukwa gatatu bivuze ko 6 z'ukwa 9 noneho byagomba kurangira kuri enye z'ukwa gatatu 2019 none kuri 6 z'ukwa 9 2019 habonetse addendum mu mwanza ari nk'amasezerano yo kongera hanyuma basanga haramaze kuzura uko bya mu kwa 9 2019 basanze ikizenga cya Kigazi Karangazi cyari kigeze kuri 46% icya Katabagemu Rugazi Katabagemu 46% Katabagemu Rubira muri Katabagemu 46 Tabagwe Nyagasigati muri Tabagwe cyo cyari kigeze kuri 47 n'ibice 8 kandi tariki yararenze nta na kimwe cyari kigeze kuri 50 urabyumva nta na kimwe cyari cyakageze kuri 50% byibuze kigana ku musozo oya 50 swa ni ubugana ku musozo uba werekeza inzira igana ku musozo icyari kigeze kure kandi tariki yararenze cyari kigeze muri 47 so rero impamvu reka nishaka nsore zangaha yabasake kuko buri mwaka niko habagamo uyu mwaka babasanganye amakosa 56 nta nubwo bigeze wasaka yigeze ivuga ati hari abakozi baje mu kazi nabi hari abatinze kujya muri pension duri
byose birimo amafaranga ni imibare gusa. Mbere yuko duha abandi nabo umurongo wa comment nabo bakaduha ibitekerezo, we kuri wowe ibibazo sinawasake gusa no mu bindi bigo bitandukanye bya leta bikunda kugaragaramo tuntu, ariko ibyo batuzaniye mu ruhame ugasanga turoroshye, ariko mu by'ukuri inyuma muri park bazana ibiremereye. C'est vrai, auditeur azana ibintu bifatika pe, akanahamagaza buriya auditeur ukuntu akora, akora umwaka wose, akajya mu bigo akareba, akavayo basinye amakosa bemeye, agakora raporo akayitanga itariki 30 z'ukwa kane akayiha inteko rusange y'umutwe w'abadepite. Abadepite barangiza pake ikareba, igasoma ya raporo, ikagenda ireba aho bikabije. Ntabwo ibigo byose byabaye audited ariko byitaba pake. Ibyitaba pake ni byagaragaye bibiremereye, kandi wasaka ntigisibayo na rabu ngira ngo RTDA rebu babyumva Rwanda Housing niki uturere tumaze kugabanuka n'ibitaro, ariko ibihora bigaruka ni ibingibi kandi ni imibare irimo amafaranga. Icyo ashaka kugubwira nuko ibivugirwa ibisohoka muri raporo d'auditeur général bikanavugirwa muri park biba birimo amafaranga menshi, kandi iyo nzira byaciyemo yabamo ibyaha kurusha turiya tworoshye two kuvuga ngo abakozi ngo ikipe yo hanze yaje gutanga ibizamini, ngo abana ba kaminuza twabakiriye nta kizamini. Ibiba byavuzwe muri raporo biraremereye cyane. So niba ari wasaka ishaka gukemuka nk'ibindi bigo byose, aba bantu bameze nk'uyu nguyu wavuye muri rura bakagenda ari urwikaragiro bafite bacometseho ibindi bintu, bacometseho abandi cyangwa se bafite abo bakorera, niko navuga, ibintu bikazamba gutya. Kuko urumva iyo bihise umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, kandi hano nta hamwe wavuga ngo niba umuntu yaratanze double ya budget yari iteganijwe, cyangwa agatanga isoko ritakorewe inyigo. Hari n'icyo bita mu bindi bigo, no muri na raporo ntacyo ndabona ariko gishoboka, hari n'icyo bita single sourcing. mu mategeko, mu mabwiriza yo gutanga amasoko, hari amafaranga ntarengwa utemerewe guha isoko umuntu umwe. Donc single sourcing biravugwa no muri rabu nigeze kubyumva. Single sourcing hari amafaranga atagera, single sourcing ni guha isoko umuntu umwe agapigana ari wenyine. Bakavuga ngo single sourcing ishobora kuba ku mwexpert mpuzamahanga mu gihugu habuze upigana, cyangwa se isoko rikaba ritangajwe inshuro zirenze runaka, hakaburuza gupigana, noneho wa wundi umwe akaba ari bariha. Ariko haraho ujya kubura ukabona rwose naha ngaha birashoboka. Ariko ngo mu bintu ngo by'amasoko ngo ahantu henshi cyane ngo abarimo akantu kugira uzabona isoko ryakozwe mu buryo rigomba gukorwamo. Akantu uracyatwita akantu ni ikintu. Miliyari niyo wita akantu. Susugura. Miliyari ahantu harimo miliyari ubyita akantu gute? Ni ikintu. Miliyari 10 ni ikintu. Kuko miliyari se ubwo building ya miliyari sikusetsa wowe. Miliyari. So rero niba dushaka ko wasaka ikorera abanyarwanda, nitugaragaza aho ibibazo biri, kurusha kuvuga ngo kurusha kujya mu micungire y'abakozi. Oya, hari inkuru nanyujijemo amaso ahantu umuyobozi agaragaza uburyo yababajwe no kuba leta yarafashe inguzanyo kugira ngo abanyarwanda babone amazi meza hafi y'igihugu cyose, ariko hakaba uyu munsi hari abanyarwanda bakinywa amazi mabi kubera ko umushinga watinze kandi waragiyemo amafaranga menshi cyane. Ikindi ushobora no kutazaba ngambaza ikindi y'inguzanyo uyu munsi turi kugenda tugana no ku musozo. Byagenda bite? Uriye kuvuga urumva ibisubizo nakaguhaye byagenda bite se nyine kugira uko bigenda ni ukukemura no makosa yose ajyanye n'amasoko. Buriya hari ibyo ntakubwiye, hari undi mwaka uko ngiye byose ndabikurikira, kandi ni ibigo byinshi ntabwo ari wasake gusa. Hari aho nasomye amasoko atarakozwe kandi bikishyurwa. Buriya hari umuyoboro bavugaga ngo uzazamuka Karama Norvège ugafata Rebero ukagera i Nyanza. Icyo gihe bavugaga ko hari aho raporo general yavuye agaragaza ko yagezeyo igasanga nta cyakozwe kandi barishyuwe. Havugaga ibigega by'amazi muri Bugesera kari agace ahantu hari umudugudu w'icyitegererezo, bamwe bubakiye batuje abantu ba Mazane na Sharita, bo mu bigo bya Mazane na Sharita, batuye aho bita Mbuga Nzeri.
uwo mushinga bavugaga ko wishyuwe ariko ibigega nta mazi arimo. Hari indi linye bavugaga yo muri Gisagara irimo Mushangira ngo Mushanyanza ibintu nk'ibyo, umuyoboro muremure cyane. Nawo icyo gihe muri raporo y'Audit bavugaga ko umuyoboro utariho kandi amafaranga yarasohotse. Ibi rero nibyo biremereye icyo wari uvuze ngo umunyarwanda ngo abone amazi. Urebye amafaranga avugwa mu maraporo ya WASAC buri munsi. Buri munyarwanda ahubwo se abanyarwanda bayarabonye amazi n'ibihugu by'ibituranyi twarabihaye uko bimeze. Reka rero dufungire. So rero nibareke icyo nashakaga nibareke kutwereka ibintu byoroheje muri WASAC. Niba hari ibintu biremereye muri WASAC, ntabwo muri WASAC haremereye ikintu cyo kuvuga ngo abana ba kaminuza cyangwa ngo wabe expert externe. Batubwira ibifatika, batwereka umuntu wari uri inyuma y'ibi. Urabyumva? Ariko ikiri kuba gisa n'agahimano kubera nyine uyu wari ku masoko. Urumva? Dore abashaka bazasomeye iyi raporo rwose kuri page, dore irangirira kuri page ya 2018 wenda wasanga nyuma byarakosoye. Ibi nuko simbifite se byo. Ahubwo none ushobora gusanga ahubwo yariyongereye yari kubye byose ndabifite. Ntabwo dore bashobora kureba kuri page raporo ya Auditeur General, ikosa rya nyuma rya WASAC riri kuri page ya 598 uragenda ugaklika mu bijyanye na infrastructures number 1. Infrastructures ni intuza ni chapitre ya 7, hanyuma number 1 ni WASAC. Na buri wese yanabyisomera. Ariko kugira ngo tujye kumva ngo tuvuga ngo abantu baraburana guha abana ba kaminuza young best performance icyo kikatujyana mu rukiko. Hano hari amamiliyari. Muri park baravuga amamiliyari, ntibatwereke aho yanyuze. Twajya mu rukiko bakazajya kutuvuga ngo umuntu yabwiye abantu kujya muri pension. Icyo kikazana umuntu mu rukiko, umuntu yahindura umuntu position. Oya batwereka aya mafaranga ibindi. Ariko icyo nashaka kukubwira nyine byose bicomekeye d'abord uwo muntu wavuye rura uko yinjiye WASAC nibyo abantu bagomba kureba, sibyo? Niba koko iyo dismiso yahinduwe dande yinjiye ate, hanyuma agezemo yinjira muri ibi. Urumva aho yarari niho n'amasoko yaracomekeye. Urabyumva? Ibi byose niho byagendaga bipfira. Uyu muntu ntituramubona. Ibi bintu aya makosa 58 yose ajyanye n'ibijyanye n'amasoko yose arimo imibare y'amafaranga. Mu rukiko ntabwo ndumva umubare w'amafaranga usibye hahandi wa mugabo bavuga ngo yahembwe donc na Zara Msamuze bagiye bamuhanyisha. Ibi ari n'akantu gatoya. miliyoni imwe muri miliyari 40 ingahe. Usomye iyi raporo ugakora total icyo cyo na miliyari nk'igihumbi zavamo. Rero nibi abangaba nibo twakabaye tubona byagenze biti. Aba nibo twakabaye tugenda tubona za Bugesera ngizi. Yego, reka dusoze rero dusoreze ahangaha. Namwe muduhe ibitekerezo byanyu muri comments uko mwumvise bino bintu byose, uko mubibonye, ndetse ariko umuntu ufite n'igitekerezo cy'uburyo ibisubizo bishobora kuboneka ibigo bigakora neza. Dore ikosa rya 44 kubaka umuyoboro w'amazi Kimisange Nyarufunzo. Sibyo? Ugomba gutanga metero kibe 250. Ujya mu kijaga cya Nyarurama ni hari ya Rebero. Muri murenge wa Mageragere. Bati ikigega twasanze kirimo cyubakwa. Gifite reservoir ya Kimisange Nyarufunzo ngo ni hirya yo mu Miduha. Hanyuma baza gusanga ndako bari kugaragaza bya bindi nyine ko amazi yatinze cyane. Ubushobozi cyashyiriweho ntabwo. Amazi yaratinze cyane, abagenerwa bikorwa bagombaga kubona ayo mazi batinda kuyabona. Urumva turi duce twose twagomba kira kigega cyagomba kugaburira amazi turi duce twose bavuze ejo. Bavugaga ngo dore muyabatanga. Nibyo bavugaga nyine ngo kugira ngo abantu babone amazi nta byose bigenda bipfira.
nta byose bigenda bipfira urebye imishinga yapfuye iyo iza gukorwa neza n'abaturanyi twaba turi kubaha amazi za Kongo hakurya. yego oya n'u Burundi yego so nibyo ngibyo rero reka tubashimire cyane ibiganiro byacu byo n'ubundi nakagaruka.